turi umushinga Imana yateguye kugira ngo isi imenyere imbabazi z'Imana muri twebwe, kuko umukiranutsi mu isi ahari ngo amenyekanishe Imana. Kabiri, ahari kugira ngo avuge iby'agakiza n'ababi bayirimo bakizwe. Ahari kugira ngo agaragarize Satani ishusho yo gukiranuka kw'Imana. Hari igihe uburira amahoro muri urwo rugo ariko ntibigutere kubura Kristo. Hari igihe umukoresha kubuza amahoro ntibigutere kubura Kristo. Menya ijuru ryawe, menya ijuru ryawe. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje mugira amahoro ya Kristo Yesu. Nitwa Aniseti Niyomugabo, ngize umugisha wo kugira ngo nanone twongere tuganire ijambo ry'Imana. Turabashimiye ko mwongeye gukurikirana ijambo ry'Imana ku Mukanguzi TV. Amahoro ya Kristo agure mu mitima yanyu. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Data mwiza, se wacu muri byose, turagushimiye. Data wa twese, Mana y'ukuri, Mana y'urukundo, Imana ikiranuka, Imana idakiranirwa, Imana y'ineza, Imana y'ubuntu, Imana y'imbabazi, Imana nyir'urukundo rwinshi, turagushimiye. Uduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe, duhaye umwanya kandi wo kugira ngo mwene data ahembuke mu mutima, duhaye umwanya wo kugira ngo mushiki wacu ahembuke mu mutima. Ndagusabye kugira ngo iri jambo ryawe rikore icyo urihamagariye ko rikora. Reka ntaba ari nge, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umuntu wese uduteze amatwi yakira ihumure n'impinduka ribonerwa mu ijambo ryawe. Tubisenze twizeye ku bwa Kristo watsinze byose, amen. Yesu ashimwe. Nanone reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Kristo bwanditswe na Matayo. Ni igice cyaho cya 6. Abantu benshi iri jambo murarizi. Hanyuma turahera ku murongo waho wa 8. Igice cya 6 umurongo wa 8, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Haravuze ngo, nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Kugira ngo dukure abantu mu rujijo ni bande ijambo ry'Imana rivuze. Twahera ku murongo wa 7 ko abantu benshi ntibajya bakunda gusoma Bibiliya. Reka tubasomere abo ari bande. Mwihangane duhere ku murongo wa 5 kugira ngo abantu mumenye ari bande Yesu avuze ngo ntimugase nabo. 5 haravuze ngo, nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinga urugi, uhere ko usenge so wiherereye mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Murongo wa 7 haravuze ngo, namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Umurongo wa 8 rero twari dusomye haravuze ngo, nuko ntimugase nabo. Nabo bapagani Bibiliya ivuze, kuko so azi ibyo mukennye mutarasaba. 9 haravuze ngo, nuko musenge mutya muti, Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. 13 haravuze ngo, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose, amen. Nakire neza iri jambo ry'Imana ku bwa Kristo Yesu. Ndagira ngo uyu mwanya dushimire Imana ko ikuraritse, kandi dushimire Imana ko ubonye umwanya wo kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Ndagira ngo turihe insanganyamatsiko ivuga ngo, menya ijuru ryawe. Menya ijuru ryawe. Harimo umurongo nshaka ko dutindaho uvuga ngo, ubwami bwawe buze. Abantu benshi baremwe n'Imana kubw'ubuntu n'urukundo rwayo, ibarema kugira ngo base nayo, bagire ishusho y'Imana, hanyuma batware ibiri mu isi. Urabizi mu kampani umuntu akoreramo ushobora gutekereza ngo reka ntekereze
umuntu wanyoborera agakora nk'uko nanjye nakora, kandi kizana inyungu buri muntu wese aragikunda. Imana iri mu ijuru kubw'urukundo rwayo n'ineza yayo yaragambiriye iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe, namara gusa natwe agira ishusho yacu, hanyuma atware isi n'ibiyirimo. Ahangaha impamvu mpereye aho, Adamu na Eva baje gutakaza ubutware. Burya ingobyi ya Edeni si yo babuze gusa, babuze ubutware ari bwo bwami. Imana ntiyabaciraho iteka, ibaha imbabazi zihoraho. Imana ishimwe. Uburyo Imana yabatenze ndabikunda cyane, yabaheje mu ngobyi ya Edeni ngo batarya ku giti cy'ubugingo bakaramira mu byaha iteka, ariko bavamo ibahaye imbabazi zayo n'ubundi zihoraho. Adamu muri Edeni ni umukiranutsi, yambaye incocero arakiranirwa, amaze kwambikwa umwambaro mushya. Imana ishimwe. Imana yabakuriye uruhu ku itungo, aho si impatinda, tuzabigarukaho ubutaha. Bituma Adamu aba umukiranutsi, asohoka mu ngobyi ya Edeni yambaye umwenda w'imbabazi zihoraho, bivuze ngo Uwiteka azakugarukaho. Imana ishimwe. Noneho muribuka ko ari naho bahawe isezerano. Imana yahabwiye inzoka iyibwira ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazaturuka uzakumena agahanga. Yari ivuze Kristo Yesu. Rero nihute, turaza kwirefera ku magambo, wenda ntituri buze kuyasoma muri ihangana, turagenda tuyavugaho uko umwuka w'Imana yaduha. Imana iza kuduha urwo rubyaro rwagombaga gukomeretsa agahanga ka ya nzoka umuriganya, rwagombaga kwambura abana b'Imana bari baraheranwe na Satani. Ko murabizi ko Satani yari afite imfunguzo yamanukanye. Muri izo funguzo yari afite izifungirana bera, ko niwe wari ufite imfunguzo yarakingiranye abera mu gituro. Aho ndaharenga. Imana irareba iravuga ngo ababera bakingiranye bagomba kuvamo. Ireba bari bapfuye bazize ibyaha n'ibicumuro, iravuga ngo bagomba kuzuka. Ireba amahanga atari afite ubwami, iravuga ngo mukwiriye ubwami. Ireba abatari bafite umutambyi, iravuga ngo mukwiriye umutambyi. Ireba abatari ubwoko, iravuga ngo mukwiriye kubyarwa nanjye mukaba abana banjye. Ireba abatari bafite ibitambo, iravuga ngo nkwiriye kubatambira. Imana iritanga ubwayo, iravuga ngo mukwiriye ubwami. Niyo mpamvu uyu mwanya nganiriye nawe, ijambo rivuga ngo menya ijuru ryawe. Iteka ryose iyo umuntu atazi ahantu, niyo yajya kuhashaka ashobora kuharenga. Hari abantu bakunda Imana n'umutima wabo, hari abantu bumva bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Imana ishimwe ko ijambo ry'Imana riravuga ngo nibo bazahazwa, bakamburwa ibyiringiro byo kwizera ubugingo buhoraho. Ugasanga aravuze ngo nshobora kuba najya mu ijuru cyangwa singeyo. Ni iki gituma uyu muntu ava mu byizerwa akagira gushidikanya ko kwemera kwe kwizera kugacogora? Nuko ataramenya ko ijuru yarihawe, nuko ataramenya ko ubwami bw'Imana bwatanzwe. Imana igambirira gucungura umuntu. Habaye inama y'agakiza, ntabwo turi buyitindeho. Mu myaka 400 Isiraheli yamaze nta muhanuzi n'umwe uhanura. Ndagira ngo mbabwire ikindi gihe, hari igihe isi itigeze ibona umuhanuzi wundi uretse ko yari ahari nubwo batamumenye. Hari ibihe bitatu twigeze twaganiraho tuvuga isezerano rya mbere ryo gucungurwa, Yesu aje nicyo yaraje gusohoza. Isezerano rya kabiri ryo guhabwa umwuka wera, kuko umwuka wera twamuhaweho nk'ingwate kugira ngo twizere Imana. Ni nawe utwemeza, ni nawe utwemeza iby'ibyaha akatumenyesha n'iby'imbabazi z'Imana. Bwa gatatu, isezerano rya gatatu ryo kugaruka kwa Kristo ariko gutaha kw'itorero. Ndagira ngo mabwire ko Yesu ari mu isi mu buryo bw'umubiri, atarapfa ngo azuke, ataranasiga umwuka wera, ataramwohereza Pentekote itaragera. Nta muhanuzi wigeze uboneka ngo ahanure avuga ngo ibi biraje. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo abahanuye bose byasohoye mu gihe cya Yohana Umubatiza. Nuko nta wundi muhanuzi wongeye guhangwaho n'umwuka wera, nta wundi muhanuzi Imana yongeye gutoranya Yesu ahari, keretse Yohana wenyine, kandi nawe muzi igihe yapfiriye agwa muri gereza yo kwa Herode. Rero Yesu ahari byari bisobanuye ngo duhanga amaso imirimo ye, kuko niwe muhanuzi mukuru. Mose yaramuhanuye ari mu ngando y'Abisiraheli, yaravuze ngo Imana izaduhagurukiriza umuhanuzi muri twe umeze nkanjye. Uyu ni Kristo Mose yavugaga. Uretse nawe Yesu yaramuhanuye, Imana ishimwe, aramuvuga aravuga ngo
duhawe umwana w'umuhungu yatuvukiye, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, mujyanama, umwami w'amahoro. Aravuga ngo azitwa ngo intebe ye izaba iy'iteka ryose, inkoni ye n'iy'ubutware. Imana ishimwe. Uretse na Yesaya yaramuhanuye aravuga ngo dore nguriya ndimo ndamwitegereza, nubwo ataruba ariko ndamureba, ndimo ndamureba. Amuvuga ahantu henshi, avuga ko azavukira Betelehemu, avuga ko azavukira muri Efurata, avuga ko azaba ari umunazareti. Aramuvuga. Bigeze kwa Yeremiya aravuga ngo mu gihe cye Yuda azakizwa, azitwa Uwiteka, ngo azitwa Shami, bisobanuye Uwiteka gukiranuka kwacu. Imana ishimwe. Mu gice cyaho cya 26 nimusoma cya Yeremiya yavuze Yesu. Rero aha aba bantu bose Yesu agenda avugwa ntabwo bashyikiriye ubucunguzi bubonerwa muri Kristo. Ariyo mpamvu nashatse ko tuganirira ijambo rivuga ngo menya ijuru ryawe. Abantu benshi bafata Yesu nk'umuterankunga. Abantu b'imfubyi bamufata nka se w'imfubyi, ariko ntabwo agarukiraho. Abantu bamufata nk'umugabo w'apfakazi, ntabwo agarukiraho. Bamufata nk'umuntu utwishyurira amazu abakodesha, ntabwo Yesu agarukiraho. Bamufata nk'umuntu wakugejeje aho ugeze none, ntabwo Yesu agarukiraho. Hari ibindi birenze ibyo yakoze, hari ahandi harenze aho uri gutekereza. Noneho ikintu gitangaje, ubu bwami twizera, uyu mwami wacu Kristo Yesu akora ibirenze biri mu masezerano yavuganye natwe. Imana ishimwe. Akora ibirenze mariage, akora ibirenze kuguha umwana, akora ibirenze kuguha inzu, akora ibirenze kugutwara mu mahanga, akora ibirenze kuguha akazi. Yesu arenze ibyo ngibyo. Ikiruta ibyo yaravuze ngo nzabishyira mutariho ikizinga n'umunkanyari, azishyira abo yaronse mu bise by'amaraso ye. Menya ijuru ryawe. Rero Yesu kuza gutanga ubwami, gukingura kwizera kw'abantu bamwiringira, yaraje kugira ngo asibe cya cyasha cyagiye ku bantu ku bwa Adamu mu ngobyi ya Edeni. Kuko Edeni ubwabyo birasobanura ngo ni ikiruhuko. Ikiruhuko aho umuntu aruhukira. Mbibutse ko hari ikiruhuko cya konji, hakaba ikiruhuko cya pansiyo, hakaba n'ikiruhuko umuntu aruhuka uburetwa. Mu isi ntabwo iki ngiki umuntu apfa kucyakira, no kukivuga biragoranye. Ariko mureke mbabwire, ikiruhuko umuntu aruhuka no mu isi bibaho, ni igihe umutima wawe urekuye intimba, ukaruka umubabaro n'amaganya wari ufite, ukumva ihumure rishyitse muri wowe. Adamu ava mu ngobyi ya Edeni yahavanye imbabazi, ariko n'ijambo rivuga ngo uzajya urya urushye. Mu byuya byawe niho uzabona ibitunga umubiri. Noneho n'umugore mu ibyara rye niho ngo azakirizwa, azajya babarizwa aho ngaho. Bahavana umuvumo, ariko mbere yawo hari imbabazi z'Imana. Bituma uyu muvumo utanga akaga kamwe na kamwe kazana umuruho, hanyuma turuhukira muri Kristo Yesu none. Imana ishimwe. Kuko uyu muruho Adamu na Eva basohokanye wateye Kayini kuba kahebwe. Hari umuruho umuntu agira, yasenga akabura umuyoboro w'isengesho, akajya asenga amasengesho nk'aya Yona. Niba mukunda gusoma Bibiliya, Yona yari umugabo uzi imbabazi z'Imana, ariko akaba atazishaka ku bandi. Akaba yumva ngo Imana nibabarira ntibabarira abandi, ibabarire we nka Yona, hanyuma nimubwira ibyago ku muntu akabihanura bisohore. Muribuka Imana imutuma Nineve akigira itarushishi. Bwa mbere yarabanje abwira Imana ngo ndabizi kubabarira, aho kugira ngo njyeyo ubababarire mvuyeyo, bababarire ntarajyayo. Kuko imbabazi zo ndabizi ko Imana, ndabizi kubabarira, ndabizi ko imbabazi uzifite, ninjyayo urabababarira. Ariko kandi bishe n'abahanuzi, ko Nineve yari yarisha abahanuzi. Imana ubwayo, Imana ishimwe ko ifite imbabazi. Ifite imbabazi ihamara iri mu kabari, ibi ducira abantu urubanza. Imana ifite imbabazi ihumujura. Imana ifite imbabazi h'umuntu akababarirwa imirimo y'urugomo ikamuvaho kandi ikayisiba burundu. Muririmbyi yarabirimbye aravuga ngo yataye kure cyane ibicumuro byacu. Icyo usabwa ni kimwe, ni ukumenya ko wacumuye, ukamenya ko wakoze ibyaha, hanyuma ukabyemerera imbere y'Uwiteka. Imbere y'Imana wavuga ngo ni hehe. Ukimara kwemera ko Imana ihari,
tayari iri kumwe nawe, ko iri imbere yawe. Kuko iyo wemeye ko Imana ibaho, wemera ibyo yakoreye muri Kristo, ko Yesu yadupfiriye kugira ngo tubabarirwe ibicumuro byacu, hanyuma ibyaha byacu byibagirane mu maso y'Imana, tubone imbabazi z'Uwiteka zihoraho. Iyo ibyo ngibyo ubyemeye, Imana yimuka mu ijuru kubwo gukingura umutima wawe, ikaza ikavuga ngo nanjye ndakubyaye. haba hasigaye kimwe kuri wowe cyo guhamya ku byawe n'Imana, kabiri cyo kwatura agakiza, hanyuma wamara kukatura ukaba umwizera, ukaba umukristo usangiye urugendo n'abandi mu gihe cyo kuvuga ko impanda y'Imana ukazumva ijwi ry'impanda. Imana ishimwe. Yona yababajwe na byinshi. Reka mparengere ndi kuvuga ko hari imvune zituma dusenga nabi. Imvune ishobora gutuma usenga ukamera nka Joshua yarebye imvune bagiriye Yeriko kuzenguruka iminsi 7, nubwo atari we warituye Yeriko, harituwe na marayika, ariko kubw'imbaraga z'Imana ya Joshua arangije arahavuma. Kandi Imana yahabahayeho gakondo, hari ahabo, ariko arahavuma. Aravuga ngo uzahubaka azapfe. Nimusoma mugakurikirana amateka n'uyu munsi, Yeriko iri mu migi ishaje, ibarirwa mu migi ya mbere ishaje ku isi. Niki gituma hashaje? Nuko hadasanwa. Ahari abantu bakunda kujya muri Isiraheli hameze nk'arunze umusenyi, hari korotiri Yeriko. Harakorotiriye n'ikirima kirimwe aho ngaho hagati, ariko byatewe n'umuvumo. Kandi uyu munsi bari kuhubaka. Bivuze ngo imvune zo mu mutima zituma gusenga kwacu rimwe na rimwe dufunga umugisha w'ejo hazaza. Bituma dufunga umugisha uri imbere. Imvune yo mu mutima yageze kuri Yohana Umubatiza, ari we wahamije Yesu, na Yesu yaramuhamije. Yaravuze ngo mu babyawe n'umugore ntawungana na Yohana Umubatiza. Na Yohana Umubatiza yaravuze ngo muri mwe harimo uwo ntabasha gupfundura udushumi tw'inkweto ze, cyangwa se ntabasha no gutwaza inkweto. Bivuze ngo ubutumwa bwe niwe uzabwitangira, ntabwo ari njye uzabutanga, kuko inkweto zisobanura ubutumwa. Kuvuga ngo ni ukubupfundura, ni uko nta mwambura icyo aje gukora. None no kumutwaza inkweto biravuze ngo icyo yagakoze sinakimutwaza, wazikorera ibye. Imana ishimwe. Noneho Yohana aramuhamya, aravuga ngo nguyu yaraje, ni ijambo w'Imana, mu mwizere niwe mucyo. Ariko ageze kwa Herode imvune y'umutima iramukubita. Yohana atuma kubigishwa, baravuga ngo mugende mumbarize Yesu, niwe Mesiya cyangwa dutegereze undi. Abitewe n'imvune yo mu mutima itumye yibaza ubuzima ndi guhura nabwo, ni Yesu, ni Mesiya cyangwa hazaza undi. Yesu mu magambo make aravuga ngo mugende mumubwire ibyo mwabonye. Mu yandi magambo mumuhamirize, kuko ibirema biri gukira, ababana n'ubumuga bari guhumuka. Yari yarabivuze ko abamugaye bazasimbuka nk'imara mu mudugudu mu marembo ya Yerusalemu. None ubwo mwabonye biba, mugende mububwire iyo mirimo, kandi mugerekeho iri jambo ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha. Iyo umuntu atazi ubwami bwe, ntamenye icyo Imana imushakaho, ntabwo abona umunezero w'agakiza. Noneho rimwe na rimwe niyo asenga, asengesha intimba n'umubabaro, bigatuma akinga ubushobozi bw'Imana. Uti gute gukinga ubushobozi bw'Imana? Iyo umuntu ajya imbere y'Imana buri munsi ajyanye ibibazo, atajyanywe no gusabana nayo, atajye kwishimira urukundo rwayo, atayishimira ubucunguzi bwayo, atayishimira ubumana bwayo kuri twebwe. Kuko niyo Imana niyo twebwe ubwacu twaba tutariho, Imana yo ihoraho. Noneho kabiri, niyo twaba tutabonye imirimo yakozwe n'Imana, Imana ishobora byose. Kuko Imana niyo waba utumva urukundo rwayo, ariko Imana ni nyarukundo. Rero twebwe ntidukwiye gusengeshwa n'ibibazo gusa, kuko iyo tugiye imbere y'Imana aribyo bitujyanye, nibyo bituyobora. Kandi buri muntu wese aho ava akagera, ikibazo afite kiramusumba. Kibaye kitagusumba waba waragikemuye. Kugira ngo rero utsinde icyo kibazo, umenye ubwami bwawe, bwa mbere banza umenye, nubwo ndi muri iki kibazo, Imana Data wa twese ngiye gusenga ifite imbaraga ku ruhe rugero. Le Maria zonema, Imana ngiye gusenga, ngiye kubwira iki kibazo, ishoboye iki? Iyi Imana ishoboye byose, ukingura umutima ukayigirira icyizere. Noneho gushobora byose ko Imana biduhamiriza ko niyo itakoze, ibyo itakoze bitayinaniye, bigatuma ugumana ubwami. Niyo isi itakuryohera, ugumana ubwami. Hari isengesho nagiye mbabwira ko twirefera ku magambo yo muri Bibiliya. Hari amagambo Mishayeli, Hananiya na Azariya babwiye umwami Nebukadineza.
aba bahungu batatu Abedenego na Meshaku na Shaduraka babwiye Nebukadineza amagambo, yarabahamagaye banze gupfukamira ikigirwamana, arababwira ngo ninde uri bubakize ukuboko kwanjye, imana iri bubakize ni iyihe? Baramwegera baramubwira ngo iyo dukorera ibasha kudukiza. Baramubwira ngo utabona dupfuye ukagira ngo imana iraturetse. Baramubwira ngo niyo itadukiza nta cyatuma twubararira icyo kigirwamana. Bemera kujya mu muriro bahamije amagambo abiri, ibasha kudukiza ariko naho itadukiza. Impamvu nashatse ko tuganirira ijambo ngo menya ijuru ryawe, twebwe turi ibiremwa bishya, abantu bizera, turi abantu badasanzwe. Noneho kuba tudasanzwe ni uko turi abantu babyawe bwa kabiri. Ni igitangaza kuba waravutse ukagira DNA y'ababyeyi bawe, ukagira isano yo kwa so na mama wawe, ukagira isano yo kwa nyokorome na nyogosenge, ukagira isano y'umugabo mushakana n'abana ubyara, ariko tukagira isano iruta ibyo. Amaraso ya Kristo araruta ya data, araruta ya mama, none y'ijuru tujyamo riraruta ahandi hose waba witiranya n'ahezuzi. Imana ishimwe kuko turi ibyaremwe bishya. Noneho turi ishyanga Imana yaronse riturutse mu bise by'amaraso ya Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ndafashijwe, mureke mbabwire iki kintu. Tuvuka mu rubavu rwa Kristo, imigendo ye yabereye mu gashyamba ka Nazareti. Yesu yagize imigendo imwitegura kuvuga ko umwana, murabizi, si ugushira isoni, mwihangane, naranabyize bimwe mu byo nize ndabizi. Iyo umubyeyi agiye kubyara hari imigendo ibanza kuza, nyuma yaho hakaza kuboneka ibindi bimenyetso, hakameneka isuha, amazi akaza, nyuma y'amazi haza amaraso, nyuma y'amaraso hakaza umwana. N'itorero rya Kristo niko rivuka. Bwa mbere nawe yagize imigendo mu gashyamba Getsemani arebye Gorogota. Murabizi yigise kiri kurya umuntu uri kubyara, abadamu barabizi, arababara agataka, ariko kandi ntiwamubwira ngo ibi bise bigende, ntabwo yabyemera. Nubwo bimurya ariko aguma bihamagara. Aba babyeyi Imana ijye ibaha umugisha, mama, Imana ibaha umugisha kabisa. Nubwo ari kubabara ariko arabihamagara. Na Yesu ari mu gashyamba Getsemani yarebye umusaraba, areba isoni zawo, areba ahantu azambarira ubusa, aravuga ngo niba bishoboka iki gikombe kindenge. Mwibuke icyo n'isi imigendo yabize ibyuya bivanze n'amaraso. Ari mu gashyamba ka Getsemani ageraho arebye urubyaro rugiye kuvuka mu kababara ari kugira. Imana ishimwe. Areba itorero, areba umukobwa nkawe, areba umubyeyi nkawe uzaba ufite agakiza, areba abajya kurimbuka, aravuga ngo nintajyayo sindi bubabyare. Kumwe umubyeyi avuga ngo nintabona ibisi umwana aragorana ntavuka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Arigarura avuga ngo data bye kuba uko nshaka, ahubwo biba uko wowe ushaka. Hari ijambo Imana yigeze yabwira Nowa ngo bazi inkuge. Imana yabwiye Nowa iri jambo, iramubwira ngo bazi inkuge. Umwibuke ko umuririmbyi wa 38 yararirimbye aravuga ngo iyo nkuge n'agakiza twahawe na Yesu. Juste Kristo niwe nkuge, kuko twebwe abari muri Kristo ntabwo tuzatembarwa n'umwuzure, kuko turarinzwe, turi mu bwihisho bw'Imana. Imana ishimwe. Yaramubwiye ngo bazi inkuge, noneho akadirishya uzagashyire mu rubavu rwayo, noneho n'umuryango winjira muri iyo nkuge uzawushyire mu rubavu. Mwibuke Kristo ari ku musaraba, bafashe icumu baritera mu rubavu, kuko inkuge bayitobora, bayitoboje imitobozo, imitwaro n'ibindi uko mubyita simbizi, ariko na Kristo mu rubavu rwe bamutoboje icumu ahari mu muryango w'inkuge mu rubavu. No muri Kristo Yesu niho umuryango wabonetse. Imana ishimwe. Reka ngaruke nihuta kuvuga ngo menya ijuru ryawe. Imana iduha Kristo, bwa mbere ni iki gitumye yambura iyi kanzu ajya kubambwa? Yambura iyi kanzu ayambuye kugira ngo atwambike, kuko gukiranuka kw'Imana
abanyabyaha baba batakwambaye, ntaho baba bahuriye nako. Ikanzu Kristo yari yambaye, abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni ikanzu yera, ngo yakuriye mu ikanzu imwe. Uko Yesu yabonekerwaga, uko yazamukaga umusozi ahindurirwa ubwiza, murabyuka ko yajya ahindurirwa ubwiza, n'ikanzu ye hinduranwaga nawe ikera. Kandi iyi kanzu yera isobanuye gukiranuka guhoraho. Iyo ahindura agafata undi mwambaro, ntiwajyaga kuba ufite iki gisobanuro cy'ikanzu ya Kristo. Yagumye muri iyo. Rero kubambwa yambuye iyi kanzu byari bivuze ngo yambaye za soni zacu. Noneho ikanzu yambuye niyambikwe ba bandi bari bambaye ibyaha, bamwe bari bambaye isoni zabo, reka nzibambarire bo bambare gukiranuka iteka. Imana ishimwe. Niko umuririmbyi wa 49 yavuze ngo wambare gukiranuka. Rero impamvu navuze ngo menya ijuru ryawe, abantu benshi tumenya Imana dusaba, tukamenya Imana tujya gusenga tuyibwira ngo hari ibyo dukeneye, ariko kumenya Imana dukorera ibyo dukeneyeho biragoranye muri ino minsi. Inshuro nyinshi abantu mujya imbere y'Imana mushaka ngo ikore ibyo muyishakaho, ariko mwebwe mutakoze iby'Imana ibashakaho. Kandi ahantu hari ikibazo, iyo umuntu akoze iby'Imana imushakaho abona ibyo ayishakamo. Turi bizinesi yayo, turi umushinga Imana yateguye kugira ngo isi imenyere imbabazi z'Imana muri twebwe, kuko umukiranutsi mu isi ahari ngo amenyekanishe Imana. Kabiri, ahari kugira ngo avuge iby'agakiza n'ababi bayirimo bakizwe. Ahari kugira ngo agaragarize Satani ishusho yo gukiranuka kw'Imana, kuko uko umuntu agenda anesha, Imana igenda ibona intsinzi, yambara intsinzi. Mureke mbabwire, umuririmbyi yaravuze ngo kwa Yesu mfite ubutware kandi dufite ubushobozi. Mwibwira ko ubutware mufite kwa Kristo ari ubuhe? Ni igihe unesheje icyaha kubwo gukiranuka, noneho iyo ukinesheje Yesu yambara ishema, Satani akongera gutsindwa, noneho ukajya ugenda wambika Kristo ibigwi kubw'imirimo myiza. Namwe nimwumva agaciro mufite mu maso y'Imana. Noneho iyo mutsinze mutuma Imana yibwira iby'ineza kuri twebwe, buri gihe ikajya igambirira kubw'imigambi myiza dufite. Ariko rimwe na rimwe tukagwa ku bwa za mvune zo mu mitima. Yesaya niko yavuze, yaravuze ngo ni igihe cyo kumenyesha imbohe ko zibohowe, ni n'igihe cyo kubwira abantu bafite inguma ko bomowe, ni igihe cyo kubwira abantu bafite imvune zo mu mitima ko bakize, ni igihe cyo kubwiriza abakene ubutumwa bwiza. Mwihangane mere nk'udeviyaho gatoya. Ahangaha kuri iyi cano umukanguzi, hari abantu benshi badukurikirana kandi turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Hari umuntu wamamagaye ejo bundi ari kurira, ararira. Murabizi ko dushyiraho nimero zacu munsi y'ikiganiro. Ararira arambwira ngo mukozi w'Imana ndakwinginze nsengera. Ndamubwira nti vuga ushize impumu tuganire tumenye dusengera iki. Arambwira ngo nakoze ibyaha, ndamwumva. Arambwira ngo ariko ejo nahamagaye umuhanuzi, arangije arambwira ngo kugira ngo mbabarirwe ngomba kumuha 800. Birambabaza, ndababara, numva amarira araje. Arambwira ngo none nayamuhaye n'ubundi ndumva ntagize. Yari yayamuhaye kandi siyo ya mbere, yari asanzwe amuha amafaranga. Mureke mbabwire, Imana iducungura bavandimwe inshuti z'umusaraba, munyihanganire. Ntabwo twakreatinze cano umukanguzi ngo tubone views. Oya, iri jambo ndivuze bwa mbere kuri iyi cano, wenda hari ntimuzanaryumva. Ntabwo twari twababwira ngo nimukore subscribe kugira ngo tubone abantu badukurikira. Oya, wayikora ni byiza, ujye ubona ibiganiro. Utanayikoze ukatureba tukaganira nawe ijambo ry'Imana. Twebwe inyungu yacu nuko tubwira abantu iby'ubwami bw'ijuru. Bavandimwe, ni igiki wabona wagura imbabazi z'Imana? Kuko mutaramenya ijuru ryanyu, ntabwo murakamenya ikigero cy'imbabazi Imana ibafitiye uko kingana. Niyo mpamvu muri kugura imbabazi.
hari uwambwiye ngo nkorera deliverance nayikoresheje biranga, narishyuye amafaranga, nagize guta igitangaje, mwe mujye gukoresha deliverance burakeje ugasubirayo, ukongera ukabaho ugasubirayo, kandi ntibakubwira impamvu bayigukoreye ntibigende neza. Bavandimwe, dukeneye kubohoka mu buryo bw'umwuka. Ibindi bakorera ku mubiri ni iby'inaha, mavuta dusiga ku mubiri. Erega ariya mavuta yashushanyaga umwuka wera, yashushanyaga umwuka wera. Umuntu ntabohorwa n'ayo mavuta gusigwa. Yehemwe bera b'Imana, menya ijuru ryawe Kristo yaje ngo aguhe ubwami. Kandi umuntu uzi icyo akora muri uru rugendo, muzi ko tugendera ku ijambo, dufite principe abizera, niyo siroga yacu, niyo rogo, niwo murongo nderwaho. Iyo uvuga ngo tugere ikirenge mu cya Kristo, ko mubizi yasutsweho amavuta nandi. Muhore mbabwire, niki gituma Yesu yitwa Mesiya? Mesiya birasobanura ngo nuwasizwe. Yasizwe nande? Nama y'agakiza nigeze mbabwira, Imana ireba ngo watora umuntu waturuka inaha ngaha akajya gucungura umuntu. Abamarayika habuzemwe umuntu, mu bizima harabura. Imana ireba mu isi kugira ngo itange ubuhamya bwo gukiranuka kwayo, yereka abantu ko nta n'umwe ugirira undi imbabazi ku buryo yamupfira. Ireba mu bakuru bari mu isi, mu miryango 12 ya Isiraheli habura uwacungura. Mu bizima n'abakuru 24 bari mu ijuru habura n'umwe. Igera ikuzimu si mu badayimoni, ni mu cyumba cyitwaga Shewori, hamwe Satani yari afitiye urufunguzo, yari yarakingiranye abera. Bapfuye bejejwe ariko arakinga, kuko niwe wari ufite urufunguzo. Imana iravuga ngo hose hari uriyo mubera, hari uhari. Niko ijambo rivuga ngo uwo mubera watabaza ninde? Babibwiye Yobu, ariko mureke mbabwira, arahari Kristo yatabara. Imana ishimwe. Uwagiye ku musaraba ubwo yababajwe no kugeragezwa iyingana kuriya, abasha kurengera no gutabara abageragezwa bose. Mana ihimbazwe. Habura n'umwe yicara kuri ya ntebe irahaguruka, mwibwira ko ari ihe yari yicaye kuri ya ntebe. Nigeze nabaza umwisiraheli w'umufarisayo, mu bafarisayo baracyabaho, tuzabaha amateka. Baracyahari batereka ubwanwa bw'abafarisayo, bagendera ku mategeko y'abafarisayo. Twari turi muri Egiputa, ahantu muri abita Sinayi, mu ntara ya Sinayi muri Egiputa. Duhari umwisiraheli atwirata, batwiyemeraho, atubwira ibintu byinshi. Aratubwira ngo Yesu ntabwo uriya siwe Mesiya n'ibindi. Niyo Isiraheli yahakana Kristo. Yesu twizera ntabwo ari Yesu w'umwisiraheli, twizera Yesu nk'impano yavuye mu ijuru ikazanirwa abanyamahanga, kugira ngo abatari begerejwe Imana natwe twegerezwe Imana. Paulo yarabivuze ababwira Abefeso 2:11, yarababwiye ngo mwibuke ko twebwe abakebwe n'intoki ku mubiri, mwebwe abo twita batarakebwe. Aravuga ngo ntimwari ubwoko nta sezerano, ntimwari mufite Imana rurema, mwari mu isi nta Mana rurema. Aravuga ngo ariko mwigijwe hafi. Imana ishimwe. Yesu yasizwe ryari? Yarasizwe yimikiwe mu ijuru, kuko ubwami bwe ntibwari ubwo mu isi. Iyo yimikirwa mu isi, ingoma ye yari kurangirira aho ngaho. Mwibuke mbabwire, duherutse kujya gushyingura umuntu wari wapfuye w'umudogiteri muri kiliziya imwe muri uyu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Yari umudogiteri, yari yitabye Imana, yasengeraga muri kiliziya katolike. Yari umuntu wakoze neza, yari yarasenze bera b'Imana, yari yarahamije iby'agakiza, yari umukristo n'ukuri. Twagiye kumushyingura yapfuye. Kumwe tuzenguruka serikali dusezera umurambo, nge nicara mu ntebe, sinjya ngira ubuntu bwo kujya kuhazenguruka uwapfuye aba yapfuye. Ndicara, ngiye kubona mbona umusaza arinjiye. Abantu bashaka kumutangira, ariko arangije aravuga uti nimundeke, n'uwapfuye yari muzima. Ni umusazi. Aratambuka aragenda, ageze imbere ya serikali, akuramo akagofero yari yambaye, akuramo ingofero. Arangije arunama, aravuga ngo iyo bigeze hano twese tuba tureshye. Ari umusazi. Aravuga ngo iyo bigeze mu rupfu twese tuba tureshya, abakomeye barapfa, aboroheje barapfa, bande barapfa. Nari mbivugiye ki ingoma z'abakomeye zijya zirangira. Muri demokarasi ya Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbere ikitwa Zaire, yagize perezida witwaga Mobutu Sese Seko Kukumwendo wa Zambanga. Yarahagaze aravuga ngo je suis marshal d'Afrique, muri Afrika yose aravuga ngo ninge marshal. Agera no ku rwego aravuga ngo ndi Mesiya, ngo mujye munsenga mbere yo kuvuga izina rya Kristo munsenge. Icyo gihe muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga harimo umugabo witwaga Runda Bruru,
umunsi mu mbuto yavaga mu gihugu cya Kongo agenda baramubajije Runda Bruru yagiye gutanga ikiganiro baramubwira ngo umuntu nka marishari w'abanyafurika mesiya w'abakongomani wacitse ubutekereza ute? Aravuga ngo muzitegereza abariho n'abazabaho n'ababayeho. Aravuga ngo nta ngoma n'imwe idahanga uretse ya Kristo umwana w'intama w'Imana. Nayo mbivugiye iki? Abantu bakomeye bajya bagera igihe urupfu rukabatwara, umuntu arapfa. Hari abantu b'inshuti zange bagiye bapfa bakomeye nk'ababara, ariko se n'ababara nk'abazura. Rero nari mbivugiye ko iyo Yesu yimira ingoma mu isi agasukwa hariya mavuta, ingoma ye yari kurangirana n'urupfu rwe, ariko yimiye mu ijuru agaruka amanuka ari umwami yitwa Mesiya uwasizwe. Korani irabivuga Surat Al-Imran aya ya 45 ni aya iryoha. Mujye mukunda gusoma ibitabo byose. Korani kiriya gitabo ndagikunda cyane. Nigeze nabivuga abantu barambwira ngo waravangiwe. Neva nzi Korani cyari cyo, nzi ijambo ry'Imana cyari cyo. Narayisomye Surat Al-Imran aya ya 45 irabivuga ngo no mu bwana bwe ngo Mesiya azavuga nk'umunyabwenge, ngo kuko azaba uwubashywe mu isi no mu ijuru. Ariko Mana ni igitangaza. Ibwira Mariya yaramubwiye ngo ni ijambo rivuye ku Mana, ni neno ritokana kwa Mwenyezi Mungu, ngo kuko azaba Masihi. Masihi biravuga ngo nuwasizwe, bivuze ngo ntakenewe gusigirwa ahandi, ibiganza by'Imana byaramusize. Niyo mpamvu njya mbivuga mwihangane, nta titre nimwe isohorera mu isi Imana iba yaragukize, kuko Bibiliya yavuga ngo ubuyobozi bwose buturuka mu ijuru. Uko umuntu yakitwara, uko wagenda, icyo wakora cyose, Imana yemera ko wicaraho inzira wanyuramo zose, ariko bigera igihe bikarangira uretse ingoma y'amahoro ya Kristo nitagirangira. Rero ariya mavuta babasiga, mwihangane ko nanyuze hirya no hino, ariya bimicisha umubiri, ndagira ngo nkubwire ko Kristo siko yabigenje. Twebwe tugera ikirenge mu cya Kristo. Deliverance ya mbere ni ukugirana ubusabane n'Imana. Ikibabasha abantu bataramenya ijuru ryabo, musengesha ibibazo gusa, mudasengesha umwuka iteka, mudashyikirana n'Imana buri gihe. Iyo mudafite ibifatika ku mubiri, mugira ngo Imana yagiye. Ijuru ryawe si iry'ibifatika gusa, nibyo Imana ijya ibitanga bifatika, ariko niyo bidahari. Muririmbyi waririmbye indirimbo y'125 yari umwana w'umuhinde, yararwaye ameze nabi ababaye, yararirimbye aravuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Umva ijuru ryo mu mibabaro, menya ijuru ryawe. Niwe waririmbye ya 15 mu ndirimbo z'agakiza, yaravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Aravuga ngo isi nubwo yava ijuru ikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Hamwe nkubwire, Hana yarazamutse agera Ishiro, ibyari byemeye ko yinjira ahariya adahari, ariko yarahageze aravuga ngo Uwiteka we uri Imana ya twese. Arasenga, Imana iramwumva. Menya ijuru ryawe. Abagande bararirimbye mu gihe cy'umugabo witwaga Idi Amin Dada yisha abakristo. Abagande bafite ubuhamya badukurikira muri Uganda. Ibi murabizi, ni mutanagira amakuru mujye mukurikirana n'amateka y'igihugu cyanyu. Kimwe mu bintu biranga umuntu muzima nuko amenya aho igihugu cye cyavuye, akamenya naho kiri kujya, kuko bituma amenya uko acyubaka. Imana ishimwe. Mu gihe cya Idi Amin Dada yisha abakristo, yabarundaga mu mwobo, agafata mashine katripurari zisize imihanda, zisize ibibanza, akabashyira akabwira ngo mwihakana Imana, bakamubwira ngo ntidufite ubushobozi bwo kuyihakana. Akabasunika na mashini, igufwa rikinjira mu rindi umubiri mu wundi, amaraso akajya amanuka nk'amazi atemba ava mu mugezi uhurura. Baririmbye iki? Baravuze ngo yaba dufite amababa nk'aya bamarayika ngo tuguruke tugereyo. Barebye kunyura muri urwo rupfu biroroshye, ntabwo bari kwihuta ngo bagereyo. Baravuze ngo yaba dufite amababa. Menya ijuru ryawe no mu mibabaro, wizera Imana. Ijuru ryawe ntabwo rituruka ku ntebe ufite mu kazi, ntabwo rituruka kuri titre yawe. Ijuru ryawe rituruka muri Kristo Yesu. Niki cyatumye abaririmbyi bavuga, bararirimbye baravuga ngo nta bya none, nta n'ibizaza byananya n'umwami wanjye. Kuba warabyaye umwana agapfa ntibisobanuye ko Yesu yapfuye mu buzima bwawe. Kuba wari ufite ubukwe bugapfa ntibisobanuye ko Yesu yapfuye mu buzima bwawe. Aracyahari. Gupfusha ubukwe ubwo ntibutuma upfusha ubw'umwana w'intama w'Imana. Garuka, menya ijuru ryawe. Reka mbabwire, ushobora kubura amahoro yo mu ijuru ritoya, ari rwo rugo.
ndabivuza ni seti niyo mugabo. Hari ibintu mwafashe nka disipurine z'idini mutazi. Hari umuntu wige sasa njye waransanga arambwira ngo ndapfuye, ndamwana ihangane komera. Hari umukristo arambwira ngo komera, ndamubwira ngo komera. Haciyemo nk'iminota 30 arampamagara njya kumureba mu rugo nsanga ari kuvirirana amaraso. Arandeba arambwira ngo none se Anise n'uyu mwanya nkomeze nihangane. Numva simfite ijambo ryo kumubwira ngo rekera kwihangana, ndamubwira ngo ihangane. Ndamubwira ngo ihangane. Havuyemo iminsi itarenze ingahe naririye amarira menshi kwirimbi turi kumushyingura. Naririye amarira menshi kwirimbi turi kumushyingura yishwe n'umugabo. Ubu uyu mugabo arafunze, abana bari kurerwa nabi. Hari umukozi w'Imana wakoraga ivugabutumwa mu Rwanda, umugabo yaramwirukankanye n'umuhoro aracika arigendera, aravuga ngo reka ndinde ubugingo bera b'Imana mureke mbabwire. Hari igihe kigera ugakoresha ubwenge, simbabwiye ngo nimutandukane, ariko ahantu hakuvira urupfu rutari urwo kuzira Kristo Yesu hareke. Sorry wenda ibyo simbigarukaho. Bera b'Imana, hari igihe nari mbikuriye kuki njya nibaza duhuye, uretse ko yari umukristo yabonye Imana kuko yarampamirije uwo munsi. Naramubwiye noneho simfite icyo kukubwira. Arangije arambwira ngo nubwo nakubiswe bimeze gutya, arambwira ngo ariko ndumva ngifite imbaraga z'umutima. Arampanurira, arangije arambwira ngo mbonye ikanzu nziza. Arambwira iyo mwibuka ngira intimba n'agahinda mwihangana. Arambwira ngo mbonye ikanzu nziza. Arambwira ngo ariko mbabajwe nuko hari umuntu yintanze. Yari mwiyerekwa turi gusenga, turasenga tugira ibihe byiza. Arambwira ngo mbonye ikanzu nziza yera, ngo ariko ngiye kubona mbona hari ukuboko kuyimfatiye, ngo kurayifata ikanzu kurayimutwara. Arangije arambwira ngo nanjye nakambika iriya kanzu. Ndambwira nti Imana yayikwambika. Bakundwa, ntabwo narinzi ibyo twari turi guhamagara. Arapfukama arasenga aravuga ngo ikanzu yanjye Uwiteka Mana, ikanzu yanjye yera nari ngiye kwambikwa, mbonye undi muntu ayitwara. Turasenga tugera ubwo njyewe nari ngize ngo ariganyijwe wenda ubwere, afite uburyo azageraho akagwa. Dusenga tubohoza ya kanzu. Haciye mu mwanya, hari ninjoro twari turi ku musozi umwe w'amasengesho. Haciye mu mwanya umuntu wari hepfo araza aramuhanurira, aramubwira ngo Uwiteka aguhaye ikanzu yera. Dushimira Imana. Twavuye kuri uwo musozi njya mu giterane, twari mu giterane Gambia. Nyuma yaho turi kuvayo, nari ndi kuvayo, ngiye kumva numva umugongo uracitse. Ndi mu ndege nicaye numva umugongo uracitse. Ndebye kuri nimero ye numva ntabwo twari buvugane, ntabwo twari bubone uburyo tuvugana. Ngeze mu Rwanda ndaryama bukeye, ngiye kumva numva telefone irampamagaye. Nahamagawe n'abashinzwe umutekano bari bahari. Hari umugabo w'inshuti yacu n'uwo mubyeyi yarampamagara arambwira uti yatashye. Ntabwo numva nshaka kumuvuga, arapfa. Ariko iyo ataza guhamya ngo asengere iyo kanzu yera harya, uyu munsi tugahura nari kumubwira iki? Ariko ubwo yabonye ubwami, Imana ihabwa icyubahiro. Nari mbivugiye iki? Hari igihe uburira amahoro muri urwo rugo ariko ntibigutere kubura Kristo. Hari igihe umukoresha kubuza amahoro ntibigutere kubura Kristo. Menya ijuru ryawe, menya ijuru ryawe. No mu gihe cy'ibyago, muririmbyi yaravuze ngo no mu byago nzaririmba. Hari umwana w'umukobwa waririmbye indirimbo y'108. Bakobwa bashiki banjye ba mama, musenge iyo mwegereye Imana, Imana ijye ibihishurira kuruta abagabo. Impamvu ibihishurira abagore kuruta abagabo nuko yavuze ngo kwifuza kwanyu biherera ku bagabo. Ariko iyo mubarenzeho mugafata icyubahiro mwatugombaga mukagiha Imana, Imana iravuga ngo kumbe ibyo mwari gusaba umugabo muri kubisaba Uwiteka. Bituma Imana ibakingurira ijuru ikavuga ngo hari aho mwari kureba ariko mwahirengagije mureba. Hamwibuke Ezekiya imubwira ngo urapfuye, agahindukira akareba ivure. Yaramubwiye ngo ubwo uretse
ngarutse icyubahiro cyawe, nkongereye iminsi nubwo yayibayemo nabi ariko yari mwongereye. Iyo icyubahiro n'ubuzima bwawe urengeje ibyo wita ibigutunga, ukamenya ko uriho kubw'ubuntu bw'Imana. Imana ikora ibirenze ibyo utekereza. Reka niba utengereye hafi njye gusenga. Yesu arareba abona abantu bakeneye ubwami bw'Imana muri bo, abona nta mahoro bafite. Reka nkubwire, washakaga akazi ariko mbere yako Imana niguha ubwami bwayo mu mutima. Imana ishimwe. Yaravuze ngo mu mitima yabo, mu nkingi z'imitima yabo niho nzandika amategeko. Jya wibwira iby'Imana igushakaho buri munsi. Dawidi yaravuze ngo mwabindimo byose mwe muhimbaze Uwiteka. Imana ishimwe ngo mutima wanjye we ririmba ishimwe ry'Imana ihoraho. Imana ishimwe. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, mureke dukizwe. Reka mbabwire, kubura amafaranga si icyaha, kubura akazi si icyaha, kwiga ntukore si icyaha, no gukora si ugukiranuka. Kubura imodokari ugendamo, aniseti nkunda imodokari, bavandimwe nkunda imodokari, ariko kuba ntayifite ntabwo ari icyaha. No kuba nawe uyifite si ugukiranuka, nta nubwo ari isumbwe Imana yaduhaye. Mu rugendo hari umuntu ugira impamba izamutunga igihe kirekire, hari n'umuntu ugenda urya ku mpamba abandi bafite. Murabizi, hari igihe ugenda urya ku byo abandi bapfunyitse. Birashoboka abo bayifite tubane n'abamahoro, nabo babane natwe amahoro, hanyuma twigire mu rurembo rwo mu ijuru. Kuba uri umukene ntabwo ari icyaha, gukena si icyaha, ntabwo ari icyaha. Menya ijuru ryawe, ibyo ntibikwambura agakiza. Imana ishimwe. Kugenda baririmba bavuga ngo nta bya none nta n'ibizaza, bari bakuwe n'abakristo bavugwa muri aya mateka yo mu itorero rya kabiri mu gitabo cy'ibyahishuwe bita Simuruna. Birasobanuye ngo ni impumuro nziza. Ntabwo impumuro igaragara utaravuguta amavuta. Perfume ntabwo ihumura utarayipuriza. Salomo yaravuze ngo guhotora izuru bizana uburakari, ngo ariko gucunda amata bizana amavuta. Bavandimwe, hari igihe gucunda igushakamwe amavuta kugira ngo umenye ijuru ryawe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Tujya turirimba ngo mvugutira kandi uncura inkamba zimvemo, umpindura icyuma cyawe uhora unkoresha. Hari igihe Imana ikuvugutira ikakwaka ibyo wari ufite kugira ngo umenye uko uyikorera. Imana yatse Yobu ibyo yari afite, arakomeza arakiranuka, amenya ijuru ryawe. Bigera ubwo umugore amwihakana amusabira gupfa kandi arimbutse. Umugore wa Yobu yamusabiye gupfa kandi arimbutse, aravuga ngo tuka Imana nurangiza upfe. Mu yandi magambo arapfa akindutse. Imana yizeraga aba yitutse arimbuke. Yobu aba umugabo w'umunyabwenge, aravuga ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa. Ntiyamubwira ko ari umupfapfa, aravuga ngo uvuze nk'umwe. Aravuga ngo navuye mu nda ya mama, ntacyo nambaye nzasubira no mu nda y'isi. Ntacyo nambaye. Amenya ijuru ry'abagaragu bapfuye. Yo bamenya ijuru. Riyamonda esayimora. Menya ijuru ryawe. Menya ijuru ryawe. Toma yabwirije mu Buhinde, yari umwenjeniyeri, niwe watwaye y'ubutumwa bwiza. Ajya kubwiriza mu gihugu cy'Ubuhinde. Umwami yamuhaye amafaranga, aramubwira ngo genda unyubakire inzu. Yari umwenjeniyeri mwiza. Tom aragendaho kugira ngo yubake inzu, afashe imfubyi n'abapfakazi. Simbabwiye ngo muzabikore gutyo kuko buri muntu wese agira iyerekwa rye, agira ihishurirwa. Aragenda afashe imfubyi n'abapfakazi. Mu gihe cyo kumurika imirimo yakoze, umwami aramubwira ngo inzu yanjye iri he? Aramubwira ngo nayubatse mu ijuru. Umugabo baramufunga amazi iminsi 3. Murumuna w'umwami ajya muri koma. Arangije Imana imutambagiza mu ijuru, arazenguruka, ageze mu ijuru abona amazu meza. Icyakora ntiyamenye iyo umwami ari iyihe. Avuye muri koma aragaruka, abwira umwami, aramubwira ngo nimufungure Toma, ya nzu nayibonye. Rya juru naribonye rirarimbishijwe. Baramubwira ngo hasata, aravuga ngo sinzi uko hasa, ntabwo nahavuga. Reka mbabwira, ijuru ntirigereranwa. Imana iri comparable, ntigereranwa. Twagereranya nande? Ninde twagereranywa n'Imana? Ntawe muhwanye data. Ntabwo Imana ihwanye n'umugore nashatse. Ni ukuri Imana ishimwe ko yampaye urugo, ariko ntihwanye narwo. Imana yampaye abana, ntabwo ihwanye nabo. Imana ishimwe. Ntabwo ihwanye n'imodoka rugendamo. Imana ishimwe. Menya ijuru ryawe. Pawulo ajya gupfa, baramubwiye ngo vuga ijambo rya nyuma. Yashyize umutwe ku giti, bafite intorezo, ishoka iri hejuru ye. Arababwira ngo mbabajwe nuko mfite umutwe umwe, iyo ngira uwa kabiri mukawuca kubera Yesu. Arareba ijuru ajyamo, ntarigereranye n'igihugu arimo.
yosefu muri egiputa muka potifari yaramubwiye ngo turyamane, aravuga ngo kugira ngo nkiranirwe mu maso y'Imana yanjye, aravuga ngo naguma ndi umugaragu muri iki gihugu simbona icyubahiro umpaye, arinda ijuru rye. Imana ishimwe. daniyeli baramubwiye ngo ihakane umwami, aravuga ngo Imana yanjye ntacyo yankoreye sinshobora kuyihakana, yemera kujya mu rwobo rw'intare kubwo guhamya ageze mu intare zibumba iminwa. Mu gitondo umwami Dariyo abyuka amubwira ngo Daniyeli mugabo ukundwa, n'iki gitumye akundwa? Nuko yamenye ubwami bwe, azi ijuru rye, arabizi ko ashobora no gupfa kugira ngo arigeremo. Stefano bamuteye amabuye, arababwira ngo ndimo ndabona ijuru rikinguka. Yamenye ijuru rye. Menya aho usiganirwa. Umugabo bita Farikaripe niwe wari bishop wayoboye itorero ryo muri Efeso, baramufashe bamutwikira mu kigirwamana, bari kumutwika baramubwiye ngo ihakane Yesu, aravuga ngo ngize imyaka 85 mvutse, aravuga ngo Yesu ntarakampemukira. Mwebwe duhuye rimwe gusa mutume nihakana umwami mbanye nawe imyaka 85. Bamutekera mu kigirwamana, arashya apfa ari gutaka. Yohana baramufashe, Domisiyani umwami witwa Domitiyano yaramufasha aramukubita baramusekura. Yohana bamujyana ku kirwa Ipatimu, ariko ahageze ntiyareba ibibazo avuyemo, areba Imana ibimukijije. Bibiliya ivuga iki? Yandika ibyahishuwe. Yaravuze ngo ku munsi w'umwami Imana marayika yansanze ndi mu mwuka. Niki kimuhaye umwuka ari mu bibazo? Yamenye ijuru rye, azi ko ashobora no kubabarana na Kristo, arabizi ko bishoboka. Yamenye ijuru rye, arinda ibyo kwizera. Yesu arebye Abisiraheli, nta mwami bari mu buretwa n'ubukoroni bw'Abaroma. Bamubonye baravuga ngo ubwo tubonye ingoma y'Abisiraheli nyabisiraheli, azarwana n'Abaroma batsinde, bizatuma tubona ubwami. Bagira ngo Yesu azanye ubwami bw'Imana mu Bisiraheli, bagira ngo aje kwima ingoma muri Isiraheli, kandi azanye ubwami bw'Imana mu Bisiraheli. Ntabwo yari azanye ubwami bwa Isiraheli muri Isiraheli, yari azanye ubwami bw'Imana muri Isiraheli. Ntabwo Yesu yaguhamagaye ngo ubone ibinezeza gusa no mu gihe cy'ibibabaje. Petero bamubamba, baramumanuye acuramye, ari kumanuka, arababwira ngo murabona umubiri umanuka ariko ubugingo bwanjye burazamuka. Perepetiwa niko byagenze. Bafasha umwana we, bafashe umugabo baramwica, bafata umwana baramwica, atanga n'undi, aravuga ngo nshimiye Imana ko wambanjirije ahonye. Yanga kwihakana Imana. Wa mukobwa w'umunyasuwede kazi nababwiye yaririmbye ngo iki? Yaravuze ngo nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa. Menya ijuru ryawe. Ibyo wabuze mu isi udafite siko ntabwo bisobanuye ko Imana yakuretse. Noneho ibyo ufitiye mu isi ntibisobanuye agakiza. Yesu yigeze yabivuga, aravuga ngo ninde wabashutse? Ninde wababwiye ko ibyinshi bw'ibyo mutunze bituruka ku bugingo, cyangwa ubugingo bwanyu buturuka ku bwinshi bw'ibyo mutunze? Ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru. Reka dufatikanye dusenge. Yesu arababwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Mpamagaye ubwami bw'Imana mu mutima wawe, mpamagaye ubwami bw'Imana mu buzima bwawe. Iyo niyo deliverance. Mpamagaye ubwami bw'Imana mu mibereho yawe ya buri munsi, mu burwayi bwawe mpamagaye ubwami bw'Imana, mu mitekerereze yawe mpamagaye ubwami bw'Imana, mu mirimo yawe mpamagaye ubwami bw'Imana, mu rugo rwawe mpamagaye ubwami bw'Imana, mu bukobwa bwawe mushiki wanjye mpamagaye ubwami bw'Imana, mu busore bwawe mwene data mpamagaye ubwami bw'Imana. Aho ubaye hose habane n'ubwami bw'Imana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mpamagaye ubwami bw'Imana. Yesu naza muri wowe, ubwami bw'Imana nibumanuka, Mwuka Wera nakuzura, arakwemeza iby'ijuru, arakubwira uko ugenda, arakumenyesha amakuru y'umurwa. Imana ishimwe. Njye muvuga ngo ubwami bwawe buze. Menya ijuru ryawe. Mu gihe ubabaye ntibisobanuye ngo Yesu yapfuye, no mu gihe wishimye ntibisobanuye ngo yapfuye. Ategereje itorero ngo ritahe. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana yibwira iby'imbabazi kubakiranirwa, ukababarira abakoze ibyaha by'indengakamere, ukababarira n'abakoze ibyoroheje, byose ukabizinga ukabita kure. Turagushimiye kubw'izo mbabazi zihoraho. Ubabariye umuntu ugambiriye mu mutima gufata umwanzuro wo gushaka ijuru rye. Ubabariye umuntu ufashe mu mutima umwanzuro wo kugira ngo akiranuke. Jambo ryawe riravuga ngo wifuza Imana wese, umuntu wifuza Imana umuhaza ibyiza.
kiza aba barwayi, subiza kwifuza kwa buri muntu wese, rengera buri muntu mu cyiciro arimo, imitima y'abakwizera yakira ihumure rituma bategerezanya ibyiringiro kuzakubona. Dufite ibyo dutunze uduhe kuguhamya, bitanahari ukomeza utubera Imana, dukennye tubera Imana, dukize utubera Imana, turwaye b'Imana yacu, turi bazimu b'Imana yacu, dufite ibigaragara utubera Imana, bitanahari dufite amasezerano utubera Imana. Ni mu izina rya Yesu wanesheje urupfu, dutegereje kuza kwawe. Niwe mwami w'imbabazi twizera, none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha.